nizeye ko mumeze neza cyane mwese mudukunda mwese mukunda Aime n'ibisimpaya YouTube channel mukunda cyane ni YouTube channel mweretse urukundo ni YouTube channel kandi tubanaho uwo munsi kuwundi turi live done muri Kigali imbere stadium amaze kwera umukino w'ikipe ya Etincelle ndetse n'ikipe ya Rayon Sport wari umukino w'ikirara na ikipe ya Rayon Sport benshi bigazaga bati bigomba kugenda gute bigomba kurangira gute hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Etincelle. Etincelle ni ikipe yanganyije n'ikipe ya Football Club muri shampiyona ikipe ya Rayon Sport kandi yo ni ikipe ntabwo ko imaze itarakora ikosa na rimwe muri shampiyona ndi kumwe na Fortbet ndi kumwe na Esperance Motel rero ko nanjye kurusha kugira ngo nakire umuvandimwe wa Wasili bimeze bite amahoro n'amahoro urabyutse ntamashe yo mu Rwanda nshitse ku kibuga nyuma yo gukonfirma ko nganye azabikora ubu Rayon Sport irabikora angeresha kuzana geste yo kuryama ubu icyo ni gusobanura n'iki ubu muri Rayon Sport twazanye slogan ivuga ngo Rayon Sport irabikora wowe niba uri umuntu uri mu rugo ukaba ufite igikoma kitarimo isukari muri Rayon Sport iragikoze niba uri umuntu wicaye mu rugo ukaba atandukanye na sheri muri Rayon Sport irabahuza Rayon Sport irabikora niba uri umuntu wicaye wasonzwe n'ibibazo wumva ugiye kwiyahura wibikora Rayon Sport iragukiza depression Rayon Sport irabikora slogan ni Rayon Sport irabikora ndi kumwanya wa mbere hanyuma Wasili ariya muri tribune muri VIP babonye ifoto imbere cyane muri match ikipe ya Akoze ikipe ya foto nta kibazo nakubwiye ngo sinzongera kureba match yari yose byarangiye sinzongera kugaruka hano impamvu jewe sinzagaruka hano ku kibuga amakipe ari hano yose ndayarusha nzagaruka hano ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu uje gusoza shampiyona no guterura igikombe icyo kintu kizaba kinzanye cyo birarangiye mat no shampiyona yose shampiyona yarangiye ubu icyo nashakaga ibanze igere ku mwanya wa iyo wamaze kugera ku mwanya wa mbere nta mwanya wo kuyiza abandi bose bari mu bihugu cyane bari mu bihugu cyane abandi bose barimo barandeba nta numwe uzongera gutsindira match zayo harimo n'ikiraro cyawe nawe iragucaho shinga gutsinda ntabwo tubikoresha Rayon Sport irabikora aho gutsinda ntabwo resulta yacu rimwe ni www nizo zikomeza gusa akantu k'icyatsi niko kagiye kwiganza ku rutonde twashaka gasobanura win gusa irizamu ubuse umutasi ngo ansinde defense ya yose sasa Wasili nabishaka ubundi akenshi hano ukora ubusesenguzi bwa match kugira ngo abantu bamenye technique cyangwa se nyine sinani kimwe nakwiye kumenya kuri match maze kuba ndashaka uhitemo nk'abatandatu wumva wavuga ko reke bigenda batandatu imbere Sport ya no kumbwira ati performance y'aba bantu impamvu y'injinezi none kuri Kadimu Ndiaye wari umukoze yego Kadimu Ndiaye kuvaho yinjira mu izamu ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 match zimaze kuba ubwe esheshatu we ntawe we ku giti cye za shampiyona nta gitego cye cyinjira mu izamu aduhaye amanota 10 shampiyona bakubwira ko umwataka yagutsindira ariko umuzamu mwiza ku gikombe cya shampiyona turamufite cyo ni cyane kabiri Rayon Sport niyo kifite Asesengura ziziri ko ubu uyu munsi abo wakita babiri ba mbere bari bamaze imikino ibiri bakinana batinjizwa n'igitego nta n'umwe hari muri bo ariko still n'ubundi kunyinjiza igitego cyabaye ikibazo nabo bakinanye match ebyiri iya Musanze ya kimwe ku busa iya Etincelle ya kimwe ku busa ushobora kubura amacari ukagira ngo ibintu byarangiye ariko hari umuntu witwa Kanamugire Roche wagakwiye kuba natekerezwa mu ikipe y'igihugu hakaza umuntu witwa Ndayishimiye Richard acinjira muri Rayon Sport nta muntu abantu bari batarabona umumaro ariko nk'iyi match ugashyiraho match ya Musanze adutereye izi match kazashaka akoze akazi kadasanzwe ko kwambura baro nyinshi nuko mu Rwanda tugira ikibazo cy'uko ikintu cyitwa statistics kuzibara ni ikibazo nk'ubu ngubu biragoye kumenya imipira yambuye ariko ni myinshi byo ku rwego rwo hejuru utazi winjiye kuri linye 23
ubonye umuntu aramusimbutse Keve we nta mpamvu yo kumugira ibyo birira umuntu umaze gukina izi match zingana gutya akamaze gukora assist 6 bari yiwe tumaze tumushyire hanyuma twinjiye kuri linye y'imbere y'ikipe ya Rayon Sport Aziz Bazane ahindura match ubu abareye ukuntu turimo turagendana Aziz Air twebwe ntago tuzongera gutega izindi modoka izarizo zose oya ni Aziz Air kubaca mu kirere Aziz Express kubaca ku butaka Aziz Airlines ubu niyo turimo turagendamo kabiri umwataka witwa Fonganya mufunga amaso mumena amaso yose umufunga singombwa cyane singombwa ngo bareba arareba ikize izamu biti bitatanu biri araha singombwa arahahumeka n'igitego atsinze agitsinza atareba harimo aratsinda we yakiriye baro yarazagomba kwishyira nongera no kwibutsa abakera bose nongera no kwibutsa abantu bose twafunga ishuri ryigisha abantu uko batsinda ibitego ko batazakora niyo baba barabaguze bahenze ariko baza ukiga nta kibazo ubu abasaza mu Rwanda b'imyaka 60 y'imyaka 70 ntabwo bimuteye ifunwe kuba yaza ngo atangire yige muri primaire ntabwo ibyo bintu biteye ifunwe wowe niba uri umukinnyi wiyamini uri umuntu uhenze ngwino bakwigisha penalty ntabwo zizaboneka buri gihe utsinde oya ese igihe zitabone tuzatsinda ute icyo ni cyo kibazo uyu si umukinnyi gusa uyu si umukinnyi gusa ndongera mbisubiremo uyu ni n'umwarimu he is the professor wigisha mu ishuri ryitwa How to Score Institute uyu ni professor hanyuma sindi buze kuganira ku muntu afite ni umuntu wavuye Burayi aje kugira neza abanyarwanda we ni umuntu waje mu Rwanda n'abataka sinshuro nyinshi uzabona umwaka utsindisha neza umutwe ngo atsindishe neza amaguru ibyo bintu bigenda ni Burayi urebye ni Burayi uzasanga nka Erling Haaland ibyo bintu bifitemo ukareba na Robert Lewandowski iyo ushakishije undi wakurikiraho birakurora ubwo rero undi wa gatatu uzaho ni Fonda nyuma ya Erling Haaland na Lewandowski ariko barimo arakuramo ushatse iyo nimero wayisimbuka ari kugenda yisunika ajya kuri kabiri ubwo rero ibyo bintu byose icyo ngusobanurira ni kimwe Rayon Sport 11 ugashyiraho n'abasimbura kandi ubwo sinzadamabagara wenda mwihore tuzamuganda undi munsi champion irangiye ibyo ngibyo rero ugende ubimbwirire abakunzi ba City Radio bafana ikipe ya Rayon Sport n'abatwayifanariza wabwire ngo reyira biko byonyine message niyongira haje reyira biko nimba hari akantu ushaka kurenza nta kandi mwoherereza mu cyebo nta kantu mwoherereza ndongera mubwire ngo si buri gihe uzabona penalty keretse niba gwa penalty zindi 68 n'ubwo atwara igikombe cya shampiyona birasaba penalty ariko se gasubiremo birasaba ubwo bamuhaye ebyiri harasabwa izindi 68 zikaba 70 muri sezo zikaba ebyiri zinarengaho kuri buri mukino nakoze ngende urandekuye ko ngende yo kumva ubusesenguzi rero bwa Wasili reka tugaruke none muri pitch cyangwa se tugaruke no muri bwa buryo mumenyereye dukora ubusesenguzi cyane kuri match ntago nibuze kuza gutinda ikipe ya Rayon Sport this time ari fitwe Kadimu Ndiaye mwizamu niwe mugadiye wafashe umukino mu gihe kuri kabiri ikipe ya Rayon Sport ikoresheje umusore Fitina Omborenga gatatu yari bigingo kimwe nk'ibisanzwe mu gihe mutima wa defense yari Nsayimana Aime ndetse n'umusore witwa Kabange cyangwa se Emmanuel hagati mukase typique yakinishije umusore takana mugire Roger umusore witwa Richard yari box hanyuma playmaker yari umusore witwa Muhire Keve batatu bimbere yari Charles Bard ndetse n'utwa Full nganye bakinaga abataka babiri cyangwa se umwe yari ataka de point undi yari ataka de soutien cyangwa se umwataka wo gusupportinga umwataka typique hanyuma kandi bafite n'umuwingo umwe witwa Iraguha Haji niyo kipe yakoresha ntago nibuze kuza gutinda cyane kuri Etincelle Rayon Sport navuga ko igice cya mbere ntabwo igize kerera cyane ama occasion menshi bitewe nuko wabonaga bari kubura icyo nakwita nka creativity cyane muri mediane yabo nibyo barafite Muhire Keve ni umuntu ugira icyo nakwita nka indiscipline tactique sometimes ariko ni umukinnyi watushije cyane kuri baro uyu munsi ubona ko na work rate yari hejuru cyane avuga ko byafashije cyane ikipe ya Rayon Sport ku buryo umuntu atabonye
babonye icyuho icyo cyo cyose muri iyi mediane ikipe ya Rayon Sport nubwo baburaga creativité iri offensive bari bafite gukipinga iyo possession cyangwa se gumana uwo mpira mu kibuga mo hagati cyane ko ikipe ya Etincelle ni ikipe ifite umukinnyi nka Kiza Hussein umenyereye cyane gukina match nk'izi ngizi ni ikipe ifite donc amayirema amwe namwe ashobora kuba yakora difference ku mikino nk'ingiyi bivuze ko byasabaga ubwenge intelligence birumvikana aba kuri Roger ndetse na n'uyu musore bitari shari kugira ngo baze gukipinga iyo possession ndetse no kuyirekipe cyangwa se kwakira imipira myinshi cyangwa se to win the possession cyangwa se kwakira baro so batatu b'imbere rero Charles Bari ndetse na Furunganye bona bisa nkaho byagoranye Musanze yakoze nk'iyo ese ariko Charles Bari wabona gasa nk'ubendinga cyane ku ruhande ntabwo yari gukina nk'umwataka wa kabiri bisa nkaho byagaragaraga nkaho ari 4-4-2 ariko none sasa 4-4-2 iyo Diamond system muri animation byanze cyangwa se muri reality byanze kuko uyu musore Charles Bari byaje kurangira animation kujya muri 4-4-2 ngo se nk'ugiye ku ruhande byanze ahubwo bikamera nkaho bari gukina 4-3-3 aba 4-3-3 donc uyu Charles Bari avec baro ni umuntu wasaga nk'ushaka kugaruka muri mediane ariko nanone ameze nk'umu false winger cyangwa se nk'umu foyer ntabwo akinaga nanone nk'umwataka nyirizina deuxième attaque bitewe nuko Kevin yagumaga hagati agakina nimero 10 Richard agakina box ndetse n'umuhungu bitakana mu gireroje mbona ko iyi forma yo gukina 4-4-2 cyangwa se Diamond system mutoza ashatse gutekereza gukina kuri inshuro ntabwo yakunze ntabwo yaciyemo neza niyo mpamvu yese nakora remplacement mu gice cya mbere ama occasion wenda akomeye navuga ko yagaragaye cyane mu gice cya mbere ubona ko ikipe ya Rayon Sport isa nk'igiye gusetoringa ibintu byayo imenye ikipe ya Etincelle yakina gute yacishaga muri gasatira nk'ikipe ifite umutoza umenyereye icyo nakwita nka iyi championnat yaba Kalisa François umutoza wungirije ariko kandi umutoza mukuru nawe n'umuntu nawe ufite experience muri football hano mu Rwanda nubwo yamaze igihe kinini cyane mu gihugu cy'u Burundi kuva kuri ikipe ya Etincelle deuxième mi-temps navuga ko niho ibintu byahindutse kuvamo kuyu musore bita Charles Bari hakazamo Azizi Basane mu kanya gato mwumvise Wasili kuntu yavuga Azizi Basane kubera pesi cyangwa kubera umuvuduko we ngo basigaye bari gutega yitwa ngo Basane Airlines cyangwa se ngo ni Basane Express ubwo rero unakano gasa no musore wintroduce iyo pesi muri mu busatizi bw'ikipe ya Rayon Sport ku buryo bya créer ama espace menshi yo gukiniramo bakeve babona ahantu bashobora kwisanzurira bari shari ndetse n'abasore nka Bayiraguha Haji ariko byasabye n'ubundi gutegereza uwitwa Adama Bagayoko n'umwana uri gifted cyane musore w'umumaniye yaje mu kibuga ubona ko Mudisi hinduka n'umusore ugumana baro n'umusore ubona ufite notion de base za academy nk'umuntu wize umupira ariko no sasa akagira na qualité yo kuba ari talented cyangwa se ari talentueux cyangwa se ari umwana ufite impano idasanzwe yinje mu kibuga baro ya mbere atushijeho umupira bawurekipe ariko umupira none wa kabiri yahise awugara muri surface de réparation yitwa Furunganye nk'umwata kubahagaze neza cyane ahita depoza mu izamu igitego kirikumbi kiraboneka hafi minota nka 73 gutyo y'umukino ikipe ya Rayon Sport rero bisa nka byase bitanga motivation ikipe ya Etincelle ikomeza kugerageza kugira ngo irebe ko yakwishyira igitego iza no gutsinda igitego baracyanga ariko tactically ubona ko remplacement z'Uwitwa Roberto Goncalves Dokarimo zatanze umusaruro cyangwa se zagaragaje difference kurenza n'ibindi bintu byose this time navuga ko ikipe ya Rayon Sport iri muri winning momentum nziza cyangwa se iri muri mode yo gutsinda kandi ni ikintu gifasha cyane ikipe ya Rayon Sport cyangwa se ikipe yose iri gushaka igikombe cya champion kuko iyo uri gutsinda uhozaho utsinda back to back reka mbivuge gutyo akenshi na kenshi bari cyane cyizere yuko mu minsi iri imbere cyangwa se ikizakurikiraho uko ikipe igomba wenda ishobora kuba yakomereza aho ngaho ubutumwa bwo ni bwinshi cyane njyewe uyu munsi ntabwo nahisemo kuza gufata umwanya muri ndi gusesengura match kuko abenshi babashije kuyireba kandi hana maxi yatari yabaye muri uyu mukino uretse wenda gukomeza kumetriza ko performance wenda sinabura kuvuga ku mukinnyi mbere ko mvuga ku mukinnyi mbibutse ko bari kumwe na Fortbet tugendana turi kumwe na kuri Kigali Pele Stadium niyo betting company iguha ama option meza cyane umunsi abenshi bigaragaje abenshi bariye muri Fortbet bamerewe neza cyane kabisa ariko kandi turi kumwe na Esperanza Moteri niyo tuba tugendana nayo muri bize bari no muri stade nibo babaje kugira ngo muri stade babageze icyo kurya icyo kunywa ibintu byose bigende neza ubuzima bwose bwendereye so nk'amanota reka mbyite wenda hari icyo twita ngo ni rating muri football nk'amanota navuga wenda mbere nko kuri Kadim Ndiaye umusore wakoze save yagara ikipe ya Rayon Sport umukino ni umusore wabashije kujera umukino neza so navuga ko ari umusore naha amanota wenda nkarindwi n'igice ku 10 cyangwa se umusore gize match nziza reka bivuge muri ubwo buryo Fiti Nomborenga still ni umuntu ukiri gustragoringa ni umuntu ugiye gukora akazi kenshi kugira ngo arebe ko performance yazamuka cyangwa se yazamura urwego kubona ko ari ukuntu yari yaradropinzemo this time navuga ko
nago navuga ko yagize performance yo kuri ejo nka wa Mombarenga abantu basanzwe bamenyereye ariko none ntabwo yagize match mbi defensively yari mwiza offensively uretse crossing ebyiri akoze wenda zabaye successful izindi zose ubona ko zafairinze hapa ari ibyo ngibyo rero kuri gatatu Bugingo wa Kim yagize match nziza bien sûr n'umusore abantu bitegezeho ibintu byinshi biri offensive kuko ni umusore usatira cyane n'umusore ukina wing ariko akina wing back nubwo bari muri defense akate bivuze ngo ni umu fullback left fullback ariko abakina nk'umu wing back ni umusore ugenda cyane hapa ari ibyo ngibyo muri defense centrale Kabanga ndetse na Aimable ni defense yagize match nziza uretse utudeshe tumwe na tumwe cyangwa se uretse utu error tumwe na tumwe ariko ubundi nyirizina navuga ko bitari bibi cyane hapa ari ibyo ngibyo muri mediane Kanamugire Roger Richard ndetse na Kevin byari sawa cyane hanyuma hapa ari aho ngaho abasatira Fornganye navuga ko buniwe man of the match watsinze n'igitego bien sûr ndetse n'abandi bagiye batandukanye so nibyo ngibyo reka dusoreze aha ngaha wenda ibindi tuzabigaruka mu biganiro byacu biri imbere iyi ni Aime Empire ni YouTube channel mwamaze kwereka urukundo cyangwa se mukunda kwereka urukundo mu buzima bwa buri munsi ndabashimiye it's your boy Aime yakoze cyane WATWANDIKIRA turi kumwe hano kuri kamera ariko muzamubana no mu biganiro bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bizagenda neza cyane Imana barinde ciao bye bye